yahise abwira umuseriveri atumva gira vuze hano ngira icyo ngutuma uzane no musaza abashe kuba yarya. Umusore yicaje umusaza hano. Umusaza ikigaragara cyo yarabonye umuntu utandukanye. Hateka mubwire wa musore we urakoze cyane reka ngushimire bimwe bihebuje. Umusore atumva ntacyo nshimiramo n'ubundi ibi nta birenze bigura amafaranga make ntago nabura ko kugurira ibyo kurya ushonje nanjye nzi ukuntu inzara iryana. Wa muntu we nawe uzi ukuntu inzara iryana umuntu ntabwo yagusaba ibyo kurya ngo bimwime ariko abisi. Barahindutse umusaza ati urakoze cyane byibuze ubasha kunyumva. Kuko uyu museriveri yaraje atumva rero uyu musaza umuzanire nk'ibi ngibi mfite ibi biryo biraryoshye cyane araza kubikunda ndabizi neza. Ati muzana ibiryo nk'ibi ngibi umuzane na ji nk'iyi ngiyi. Umuseriveri baramutumye. Umusaza bamutumiriza ko kurya nako kunywa. Umusaza araseka abona ko umusore byibuze atandukanye n'abandi bidatinze. Umuseriveri nawe yabikoze capu capu arangije azana ibyo kurya bisa n'ibyo uriya musore ahereza umusaza. Umusaza mu kubibona kabonye ko byibuze uyu musore ari umusore muzima umunyamutima mwiza. Umusaza yafashe ka baga kiwe arangije asekamo habona ko byibuze uyu musore atandukanye. Arangije ashonaho ayiryana ibyishimo byinshi n'umutima mwinshi mwiza. Umusore nawe byaramushimishije kubona disi agaburiye hano umusaza akaba ari kubirya yishimye. Burya nta kintu cyiza nko gufasha umuntu umutima wawe usigara ukeye cyane wa muntu ukeneye ubufasha. Wamure nawe umuntu uzamufashe n'ubuntu ufite uburyo wamufashamo ni ibintu byiza cyane mu buzima kandi bituma umutima wawe wumva umeze neza cyane. Umusaza nawe yatagiye kurya yitegereza umusore abona aratandukanye bidatinze. Umusaza mu kuva muri resitora umusore amaze kumugurira ko kurya. Umusore yaramuherekeje aza amufasheho kugira ngo amusindagize. Ako kanya umusore ageze aho ngaho umusore aramubwira atumva urakoze cyane wa musore we ndakwishimiye. Umusore atumva akira n'utwo kurya turi nakuguriye uze kurya nusonza natwo uducyure. Atakira rwose ndatukuguriye natwo uze kuturya dore ndi kubona n'ahandi hantu wakura amafaranga yo kuba wagura ibindi byo kurya. Ati rero kandi ngende urabeho ugire ibihe byiza. Umusaza atumva uretse kugenda wa musore we atumva ngo ufitiye impano hano nshaka kuguhereza. Uyu uyu musaza ni umukire afite amafaranga iriya modoka iri hakurya ni yiwe n'uriya mukozi umurinze n'uwiwe. Ako kanya umusaza icyo yakoze muri cya gifuka kiwagendana. Umusore nawe arategereza kugira ngo arebe impano umusaza agiye kumuhereza. Umusaza icyo yakuyemo muri wa mufuka yakuyemo amafaranga menshi. Uyu musaza ni umukire arangije yahereza umusore. Umusore arayakira. Umusore mu kwakira amafaranga yasubira umusaza ati none se amafaranga yose nayiki? Ata yose nayanjye. Umusaza ako kanya yakuyemo ibigofero arangije akuramo na bya bibandi yari yiziritse. Uyu musaza nakubwiye ngo ni umukire afite amafaranga menshi cyane nk'uko mwabibonye. Umusaza arangije abwira umusore ati umva njye ntabwo ndi umusabirizi mfite amafaranga ahagije ndi umukire pe. Ibi byose nabikoraga nka teste kugira ngo ndebe abantu b'iyi minsi uko bameze imitima yabo nimba basi ari abantu bagifite imitima yo kuba yafasha. Hatariko niwe muntu wenyine mubona huye bose uyu munsi wabashije kuba wanyumva ukamfasha ukangurira ibyo kurya kandi uratandukanye wa musore umutima kandi uzawugumana. Umusore yumvise ko umusaza afite amafaranga atari umukene yabikoraga kugira ngo arebe imitima y'abantu b'iyi minsi. Umusaza ati ayo mafaranga na yawe ugira icyo uyamaza. Ayo mafaranga ngo ntago ari menshi ni make. Ati wa musaza we ayo mafaranga kari menshi koko urayamaye burundu? Umusaza yaramwitegereje amubwira ati amafaranga nayo ndayaguhaye wa mwana we genda ugire icyo uyakozamo uyakoresha icyo ushaka nayo ndayaguhaye kubw'umutima wawe mwiza ugira. Umusore byaramurenze yitegereje umusaza atumva urakoze cyane nanjye sinzi icyo nakwitura nanjye nta mafaranga pe menshi mfite ndaho ngo ndacyahiga ubuzima nanjye ntago birakunda. Umusore akomeza kwisetsa ati gusa Imana ishimwe kandi ndagushimiye wa musaza we kuba nawe ubashe kuba wantekerezaho ukaba umpaye amafaranga nk'aya ngaya kandi agiye kumbyarira umusaruro. Umusaza aramubwira ati wa musore we uwo mutima mwiza uzawugumane kandi ujye urufasha kuko nanjye wamfashije ni iby'agaciro gakomeye cyane. Ati nabonye muri iyi si hari abantu bake cyane basigaranye umutima nk'uwawe gusa biranshimishije ko byibuze wowe ubashije kuba ugihari. Umusaza yakoze umusore mu ntoki aramushimira kubw'ubugwaneza bw'uyu musore n'umutima mwiza. Umusaza yabwiye umukozi watumva fungura imodoka nigendere.
Umusore yitegereje umusaza, abona ko umusaza koko afite amafaranga n'imodoka nziza yaragiye kujyamo. Byaramutunguye. Bidatinze umusaza yinjiye mu modoka y'umuzinga kugira ngo amutware yitahire yigendere. Icyo yashakaga kureba muri rubanda yarakibonye. Yabonye ko byibuze hakiri abasore